iki ntabwo mubyumvishije. Iyo uvuze ko abantu bajya gushaka ubwenge, icyitegererezo mbahaye kiravuze ngo mu gushaka ubwenge benshi bahamara umwanya ungana n'uw'indembe imara ku meza. Ese urabona indembe ku meza ihamara umwanya munini? Ahajya adashaka, akarya adashaka, akahava yihuta kuko ari indembe. Icyo ni cyo abantu bamara mu cyumba cyo gushaka ubwenge. Mbega ngo ese ubundi bose abatagira ubwenge bose indembe? Ubuzima muri kureba kuyoborwa ni akaga. Kuyobora abandi utazi kwiyobora ni akandi. Kuba mu buzima butazi aho ugana ni ikindi. Niyo mpamvu hakenewe ubwenge. Kuri iyi ngingo rero ya kabiri, ababi n'ibibi ni abatoza beza b'intwari. Buriya abantu benshi cyane bagiye bagera ku bintu bikomeye, yaba mu bushakashatsi, yaba mu butwari, yaba mu buryo, yaba mu guhimba, yaba mu gupanga neza. Abenshi babibonaga banyuze mu ngorane. Icyo gituma abantu batinya ingorane, bakunda guhora ari ibigwari. Bakwiriye kumenya neza ko mu ngorane ababi n'ibibi ni abatoza beza b'intwari. Ntabwo ari byiza guhora wibwira ngo nusanga bihiye, nusanga bashashe, nusanga bahinze, nusanga bateye, nusanga inzu yubatse, mbese wowe nta ruhare rwawe rw'umuruho ushaka ngo byose ujye usanga bishashe. Ari byo bita mu Kiswahili ngo tambarare ni igisiza, mbese nta gasozi k'ubuzima ugira. Ntabwo byendewe. Ababi n'ibibi ni abatoza beza b'intwari. Niyo mpamvu mu isi y'ibitekerezo wemera usoma igitabo kinini, wemera ukurikirana benshi, wiga amateka, yarangiza bizagufasha. Ku ngingo ya gatatu, icyitegererezo cyangwa se icyo urebera ku bandi, kiba kibi cyangwa kaba kwiza, ni umwigisha udahusha intego ku biteguye kwigana. Iyo witeguye kwigana ibyo ubonye ku bandi uravuga uti ibi n'ibi nanjye nzabikoraho, ibi byo nanjye sinzabikoraho, ibyo aho bimugeze ndahamenya. Ubwo uko wabonye ku wundi ni ishuri, mu mwarimu. Ku ngingo ya kane, wubaha abandi niho uzubahwa na benshi. Tukajya usuzugura, nashaka kabakana, nashaka kabagakina. Subwirwa n'ikora umukino. Ku muntu ushaka kumenya byinshi hari igihe yihindura icyo atari cyo. Ko mu isi y'ibitekerezo ko nicyo nacyo kibaho. Ku muntu ashatse yakura mu isaha, ko ashatse yareka gusokoza, ku muntu ashatse yakwambara kambambiri, yarangiza akanyura ahantu abamubonye ntibashake kumwiba kandi abitsa amamiliyoni. Ubwirwa n'iki gupfa gusuzugura gusa? Tuzi ko hari isi y'ibitekerezo, tuzi ko abatarize bakuratira ururimi, umwigisha warwo akavuga urusanzwe. Niyo mpamvu abubaha abandi nibo yabona icyubahiro cyinshi. Ingingo ya gatanu, guha aburusha ni ukuguza Imana. Iyo mu bwenge bwawe ugiye ureba aburusha ukabaha, ubugujije Imana. Nicyo gituma yasigaye aganaga kwa Simoni, bamutumiye ngo nazarye, bamuhaye ijambo riheruka, arangije ngo wowe nutereka umunsi mukuru, wowe nutereka ibirori, ngo uzahamagare. Abo yatondekanyije ntabwo Simoni yari yaratumiye, ahubwo Simoni yari yatumiye abazamutumira. Ariko Yesu aravuga ati utumiye utazagutumira, aba ngaba bo nubaha, nuzana ikirema n'impumyi n'abashonji n'abatagira aho baba, bo bazagushima kandi uzagororerwa abakiranutsi bazutse. Niyo mpamvu mu buzima ugerageza kureba neza ko mu burusha harimo abavuga ngo Imana iguha umugisha. Kuko iyo uhaye uwo mureshya nawe yitegura kuzaguha, ntabwo ajya kubwira ngo Imana izaguha umugisha, ahubwo navuga ati nanjye nzakwihera. Niyo mpamvu guha aburusha ni ukuguza Imana, izakwishyura ikubye kenshi. Niramuka
igwiriye kuguha warahaye aburusha amaboko yizakuba kenshi kugira ngo ushimishe. Ibi kubaho iyo bitakwanduje birakweza muri ubu buzima. Ibi kubaho iyo bitakwanduje birakweza. Hura no gutuka kavuga uteya niba imiterere y'aba bana ari uko imbwemeze yewe sinzaza umuntu kuyusanjijije iki ubwo undi ati yewe nzamwereka bigasiga bikwanduje. Rero tugiye tugira ubwenge butuma tutanduzwa n'ibitubaho. Rero tugiye ku ngingo iheruka yitwa umuryango muri bya bintu bitatu. Nibuke ko byo turi kuganira bitubwira ngo ibintu bitatu byo kurindwa neza. Intekerezo twaziganiriyeho, umubiri twawugezeho, tugeze ku muryango. Ibi ntabwo ari ibintu byoroshye. Mu gihe twiga neza kandi tugasobanukirwa ni Yobu 11 umurongo waho ni uwa 13. Haranditse hagira hati nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko niba hari ikibi mu kuboko kwawe ugite kure kandi we kwemera ko giranirwa kuba mu rugo rwawe niho uzubura amaso yawe udafite ikiza. Mbese harimo byinshi cyane byagufasha kuko umugambi ari uwo kandi dusabwa kumenya no kuzirikana kandi tukiga tumbaramaje tuzi ibyo turimo. Iki gitabo cyitwa Intekerezo Imico n'Umuntu paji ya 67. Ikigisho cya 67 ntabwo ari paji ya 67 ahubwo ni ikigisho cya 67. Niho hantu ugiye gusoma kandi nshaka ko buri wese yagerageza kumva neza. Mu gihe dukomeye kandi by'ingenzi dusaba kubaho ariko tuzi nicyo twakora ngo turinde imiryango yacu. Impamvu aheza hambere muri wowe ni mu ntekerezo zawe. Aha kabiri heza ni mu mubiri. Aha gatatu ni mu muryango. Urakeneye kuba mwiza imbere n'inyuma, ukabanza kuba mwiza mu ntekerezo, ugakurikiraho kuba mwiza mu mubiri, ariko naho uba naho mu muryango hakaba heza. Mu mibanire yacu na bagenzi bacu tujye twibuka ko dufite impano n'imiterere itandukanye. Ni paji ya 639 ni ikigisho cya 67 ni Intekerezo Imico n'Umuntu cya kabiri. Mu mibanire yacu na bagenzi bacu tujye twibuka ko dufite impano n'imiterere bitandukanye. Abakozi baratandukanye haba mu bitekerezo mu buryo bashyiraho no mu buryo bashyiraho igenamigambi. Gushyira hamwe n'impano zitandukanye birakenewe cyane ngo umurimo ugere ku ntsinzi. Twibuke ko bamwe bashobora gukora neza umurimo mu mashami runaka kurusha abandi. Ntabwo si igitangaza. Umwe umukanishi mwiza, ndaka umushoferi mwiza, ndaka umwigisha mwiza, ndaka umuganga mwiza, ndaka umutegetsi mwiza, undaka umunyeshuri mwiza, undaka umwubatsi mwiza, undaka bityo tugomba kubaho tuzi neza ko mu wundi muntu harimo icyiza kiruta cyawe. Impamvu kikiruta niki? Ni uko ashoboye icyo udashoboye. Ubwo ashoboye icyo udashoboye nawe ushoboye icyo adashoboye murakeneranye. Niyo mpamvu gushyira hamwe n'impano zitandukanye. Nyamara kandi umukozi uzi uburyo bwo gutunganya kandi akaba afite ubushobozi yahawe mu bintu runaka yihariye ntakwiriye kuhinyura abandi kuko bo bashoboye gukora ibyo akora bitamugoye. Mbese ntihari ibindi bagenzi be bagaragaza ko babifitiye ubushobozi kumurusha. Tuzi ko n'abandi nabo bafite ibyo bakurusha. Tuzi ko harimo imodoka ariko ntuyitware. Abandi birwa byemekanye indege ariko batayiyobora mu kirere. Tuzi ko ariho abazi ubumenyi bw'ikirere icyo bita mapu yarangiza undi akabazi gutandukanya imisozi n'imigezi. Tuzi ko buri wese akeneye indi. Impamvu mu mibanire yacu yose n'abandi tujye tugaragazwa n'impuhwe, ubugwaneza no kwitegeka. Nguvu ko dukwiriye kubaho hagati y'umugabo n'umugore, nuko hanababyeyi hagati y'ababyeyi n'abana, hagati y'abana n'ababyeyi babo, hagati y'umuturanyi n'undi, hagati y'umukoresha n'umukozi. Bose bakwiriye kumenya neza ko buri wese agize icyo ashoboye undi adashoboye. Turatandukanye by'ihabya. Buri wese afite imiterere, akamenyero n'uburezi byihariye ku buryo dutandukanye mu miterere, mu mirebere. Tubona ibintu mu buryo bunyuranye
gusobanukirwa ukuri kwacu, ibitekerezo byacu ku bibazo byo muri ubu buzima si bimwe, ariko tugomba kubahana. Ntabwo ibibazo by'ubuzima bihuye, nta bantu babiri bafite inararibonye zihwanye kuri buri kantu. Inshingano zisa n'izoroheye bamwe, ku bandi n'umutwaro kandi zibatesha umutwe. Ntabwo dukunda bimwe, ntabwo twushoboye bimwe, ntabwo dushaka bimwe, ntabwo dutunganya kimwe, twese turakeneranye. Mu muryango umwe kenshi abantu bawugize usanga bafite imiterere n'imico itandukanye, kuko biri mu migambi y'Imana ko abafite imiterere itandukanye babana. No mu muryango wandi basanga se na nyina, yewe n'impanga nka Yakobo na Esawu baranyuranyije mu myumvire no mu mitekerereze. Umwe yakundaga guhinga, undi agakunda gukora mu rugo, ntabwo bigeze bashobora bimwe. Kubw'ibyo rero, bityo kubera iki iyo ari uko bimeze, buri wese ugize umuryango yagakwiriye kwita ku marangamutima y'abandi kandi akubaha uburenganzira bwabo, bityo bazimenyereza guhana agaciro no kwihanganirana. Gucirana imanza bizagabanuka kandi n'amafuti yo mu mico azavaho. Ubwo umuntu wese azamara kubaha undi akamenya ko ashoboye icyo adashoboye, abantu bazubahana cyane, bashobora no kugirana ubumwe kandi kuvanga imiterere itandukanye bikababera buri wese umugisha. Nguko abazi kubumba abandi bazi kubitekamo, abazi gucura abandi bazi kubikoresha, abazi kwigisha abandi bazi gushyira mu bikorwa ibyo bize. Buri muntu wese akeneye undi mugenzi we. Niyo mpamvu turi bugaragaze kugana ku gusoza kuri iyi ngingo yo gutekereza ku muryango. Muri iyi ngingo, muri iki gitabo cyitwa, bakoresheje iri jambo paje ya 10 y'igitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu. Ndasoma mu magambo avuga ngo ibihugu bitekanye ni ifite abaturage bakomoka mu miryango ikwiye kwitwa iryo zina. Ibihugu bifite imiryango, abaturage bafite imiryango myiza, nibyo bihugu bitera imbere. Gihugu, umuryango wawe, icyo gihugu gito kitarimo ibinyoma, kitarimo abanebwe, kitarimo abajura, kitarimo abisuzugura. Ibihugu biba byiza ni bifite imiryango myiza. Buri gihugu kiramutse gitunganyije umuryango, mu muryango hakaba beza, umugabo ntayamarire muri kabare, umugore ntayamarire mu myenda, umwana ntayamarire muri bombo, bose bagakora bahuriza hamwe, bagakora bahuza inama, bagahura bose bishakira ibisubizo, igihugu cyaba gitekanye. Niyo mpamvu ibihugu bitekanye ni bifite abaturage bakomoka ku miryango ikwiye kwitwa iryo zina nyine. Rero reka ubwenge bwacu bwongere bwerekeza imigambi yacu ibiyo ngiyo, kugira ngo umuntu wese arinde ibintu uko ari bitatu. Ibintu bitatu byo kurindwa neza n'intekerezo, ni umubiri n'umuryango. Ariko ni ibyibasira isi, ni ubugoryi, ni ubugome, ni ubunebwe, ni ibinyoma, n'uburwayi. Emera ugirwe inama n'ibyo Imana yavuze, kandi wemere nawe